Muraho neza, uyu munsi ngiye kubereka uko amafaranga ava kuri Binance akagera kuri Momo. Amafaranga nabikuje muri free TRX, uri kubona ko aya mafaranga TRX 5 zabaye completed. Izi TRX 5 rero tugiye kujya kuri Binance, noneho mbereke uburyo ki amafaranga yangezeho. Urabona ko TRX 5 n'igice kimwe zangezeho, kandi urabona ko zihwanye n'idolari n'ibice 57. Ubwo rero muri aka kanya ngiye kubereka uko amafaranga umuntu aba yarabikurije kuri Binance agera kuri mobile money, kuri Momo yiwe. Nukuvuga ngo tugiye kuri hano kuri spot no kuri founding, ugomba gusuzuma neza aho amafaranga aheherereye. Ariko kubera ko aya ngaya nabikuje aherereye kuri founding, ntabwo ari ngombwa ko tuyakora kuri support tuyishyira kuri founding, ariko niba ari kuri support ugomba kuyashyira kuri founding. Yes, urabona ko TRX 5 n'igice kimwe nizo tugiye kubanza gukonvatinga kugira ngo tuzishyire kuri aya ma USDT. Hariho USDT n'ibice 5, ubwo rero tugiye gukonvata ziriya TRX 5 tuzihuze n'aya ma USDT. Yes, akanda kuri TRX, kimara kuhakanda urabona ko hano handitse ngo convert TRX. Ni ukuvuga ngo tugiye kuzikonvata tuzishyire mu ma USDT. Yes, kimara kuhakanda urahita usanga hano handitse ngo TRX, hano hasanze USDT. Ni ukuvuga ngo rero TRX turazishyira muri USDT. Yes, tugiye gukanda hano kuri maximum, noneho ama TRX yose dufite kari 5 tuyashyire kuri USDT. Urabona ko TRX 5 n'igice kimwe zihwanye n'idolari n'ibice 71. Urahita ukanda kuri preview. Yes, hano rero aka kantu uragatambikisha gutya, uragasikororinga gutya uku kagere hano, noneho utegerezeho gato. Yes, urabona ko TRX 5 tumaze kuzikonvatingamo ma USDT, noneho urabona ko USDT 3.29 arizo ziri kuri balance yacu. Urabona ko hano hasi dufite 3.24, nibyo tugiye kubikuza kugira ngo tubigeze kuri mobile money. Urakanda hano hasi handitse ngo trade, reka makande hano kuri trade. Kimara kuhakanda ndahita ngera hano, ndahita nkanda hano handitse ngo peer to peer, ndahita nkanda hano bakakubaza niba uri mushya cyangwa umenyereye. Ndahita nkanda hano hasi ugaragaza ko menyereye, ariko niba utamenyereye urakanda hejuru. Yes, urabona ko tugeze hano hejuru handitse buy, ni ukuvuga ngo uba uri kugura. Kuri sell ni ukugurisha. Ubwo rero ndakanda kuri sell kugira ngo ngurishe ya ma USDT yanjye. Urabona ko igiciro hano kiba kiriho rwose. Hano urabona ko igiciro cy'idolari uko rigura kiba kiriho. Ikindi ugomba kwitondera ni limit. Urabona ko hano limit ni 1,100, kandi twebwe urabizi ko ama USDT tugiye kubikuza ntagahuye n'1,100. Ubwo rero turareba umuntu nk'uyu nguyu uri kwigurisha idolari ku 1,160, kandi urabona ko ari kugurisha ku cya5. Hano kambabereke neza, hano ni icya5 kugeza ku 1,200. Ngiye rero ngiye kugurisha uyu nguyu ucuruza kunuze ku 1,153, kandi urabona ko we limit ni 2,000, kandi rwose turayafitemo. Ndahita nkanda kuri sell hano, urabona ko akoresha MTN na Airtel. Ubwo rero uba ugomba kureba ko akoresha MTN na Airtel. Ikindi uba ugomba kwitaho ni hano aka kadomo k'icyatsi, niko kaba kagaragaza ko ari online. Ubwo rero icyo turi bukore twebwe, ndahita nkanda hano kuri sell, ubundi ntangira akazi ko kugurisha USDT zanjye. Yes, hano ahita ukanda kuri all kugira ngo izo ufiteho zose niba arizo ushaka gucuruza. Ndahita makanda, ngiye mfiteho 3.24 zihwanye n'ibihumbi 4,620 n'uduce n'ibice 54, ariko ibice byo ntabwo bakunze kubyishyura. Ubwo rero iyo umaze gusuzuma ukabona amafaranga ahuye neza, kandi ukabona hano ni online, ari online, wowe icyo ugomba gukora, ugomba gukanda kuri order. Hano hasi handitse ngo place order. Kimara kuhakanda ni ukuvuga ngo order yawe iba itangiye, ku buryo utegereza iminota ibigenwe kugira ngo amafaranga abashe kukugeraho. Urabona ko hano hejuru ni iminota
ine. Iminota ine niyo umuntu aba agomba gutegereza kugira ngo amafaranga agere kuri mobile money yiwe. Urabona ko hano ngo payment receive. Payment receive ni ukuvuga ngo aha niho ukanda mu gihe wamaze kubona amafaranga amaze kugera kuri mobile money yawe. Ni ukuvuga ngo mu gihe amafaranga atarajya kuri mobile money yawe ntago uba ugomba gukanda hano kuri payment receive, kuko uri uhakanze mbere ntago amafaranga wazayabona. Kandi ni ukuvuga ngo ugomba kuhakanda ariko hahinduye isura, habaye ibara ry'umuhondo kuri payment receive. Ni ukuvuga ngo turaza kuhakanda igihe ya minota iri bube yarangiye. Urategereza gato, urabona ko hasigaye iminota 2 n'amasegonda 42 gutyo. Ikindi niyo yatinze ukanda hano kuri chat, hanyuma ukagenda ukamwandikira hano ukamubwira nyine ko ukeneye amafaranga byihutirwa, cyangwa se ukamwandikira kuri izo nimero baba bari kugaragaza. Ushobora kuwandikira aho hasi nyine ukamubwira ko byihutirwa, cyangwa se ukamuhamagara kuri izi nimero. Ni ukuvuga ngo ibi bikorwa ariko mu gihe ubona ko igihe cyagenwe cyarangiye amafaranga akaba atarakugeraho. Turakomeza dutegereze turebe ko iminota ishira. Iminota ishira. Urabona ko igihe cyagenwe kirageze, kandi urabona ko amafaranga bagaragaje ko bayohereje kuri mobile money yacu. Ikindi ugomba kureba niba koko amafaranga ari kuri mobile money yawe ahuye neza n'ayo bohereje, ukabona gukanda kuri payment receive hano hasi kuri payment receive. Rero icyo tugiye gukora, tugiye kureba niba amafaranga yageze kuri mobile money. Kandi urabona ko amafaranga yoherejwe na Emmanuel Ngirunkunda. Emmanuel Ngirunkunda niwe uri butwoherereze amafaranga. Reka tujye kureba kuri mobile money, akanyenyeri 182 akanyenyeri 6 akanyenyeri 1. Turebe reka amafaranga yagezeho. Ndategerezaho gato, shyiramo umubare w'ibanga, ubundi dukande send. Turebe niba koko amafaranga yagezeho. Urabona ko amafaranga yamaze kugeraho. Urabona ko na message hejuru isiga igaragaza ko amafaranga agezeho 2320 yoherejwe na Ngirunkunda. Noneho reka dusubire kuri Binance, noneho dukande payment receive. Dukanda hano hasi, hano handitse ngo payment receive. Kimara kuhakanda urahitamo hano hasi handitse ngo I have verified that payment, nyine agaragaza ko amafaranga wasabye ariyo yakugezeho. Uhita ukanda hano kuri confirm release. Kimara gukanda kuri confirm release, urategerezaho gato, bahita bagusaba gushyiramo password nkuko bari kubinsaba. Ubu ngiye gushyiramo password, ubundi nemeze ko amafaranga nanjye nishyuye za USDT zanjye. Za USDT nizo ngomba kwishyura kugira ngo nanjye ngaragaze ko ndi inyangamugayo. Ni ukuvuga ngo ntayishyuye Binance yanjye bayifunga. Urabona ko nemeje ko USDT 3.18 arizo zihwanye n'ibihumbi 4,600 maze kuzohereza wa muntu. Noneho hano iyo ushatse uhita umwohereza hano handitse ngo positive, ushatse uhita uhakanda kugira ngo nyine ugaragaze ko ibintu byagenze neza. Wakanda gutya ugahita ukanda release comment, ugaragaje ko amafaranga yakugezeho neza nta zindi mbogamizi zabaye. Murabona ko rero twishyuye USDT 3.24 byose hamwe, kandi amafaranga agomba kutugeraho n'aya 4,620. Urabona rero ko ibintu byoroshye kuvana amafaranga kuri Binance, ni ibintu byoroshye cyane. Reka dusubire inyuma gato, urabona ko amafaranga ntabwo aragenda. Reka nkore refresh kuri asset, reka makandi noneho urabona ko USDT zamaze kugenda. Hano bari kuvuga ngo hano hejuru ahangaha bari kuvuga ngo peer to peer send cyabaye completed. Ni ukuvuga ngo wohereje USDT 3.18 kandi urabona ko zamaze kugenda. Urabona rero ko gukora amafaranga kuri Binance uyashyira kuri mobile money ni ibintu byoroshye cyane. Niba washimishwe n'iyi video, kora subscribe kandi ukore like, ukore na share, noneho iyi video ihe bagenzi bawe nawe babone uko bakura amafaranga kuri Binance. Ndizera ko muri gukomeza kugubwa neza rero.
kandi ndabakunda cyane.